Reka tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunze ba Eugene Official. Turabasuje cyane rero aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe. Birumvikana kugira ngo inkuru zacu cyangwa se video zacu zicyagera mu by'ukuri muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba dutereko video muri rusange. Turabashimiye cyane rero, mu by'ukuri tubahaye kaze aho mutwumva muherereye, waba utwumva uri ku mugabane wa Afrika, waba utwumva uri ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Reka mwese mu by'ukuri tubabwire ngo ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. N'amakuru rero akomeye cyane tugiye kugarukaho nk'ibisanzwe, akaba ari amakuru arimo kugaruka ku rugamba rukomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta Congo FARDC. Gusa muri aka kanya muri iki gitondo cyo kuwa 11 z'ukwezi kwa 11 2023 tukaba tuzindukanye icyitwa breaking news. Niwumva rwose mvuze nti breaking news cyangwa se mu by'ukuri amakuru agezweho kandi rwose namukereye nanazindutse, uzamenye ko tubazane icyitwa amakuru akomeye cyane n'ubundi kuri imirwano irimo guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta Congo FARDC. Ubu tuvugana mu masaha mu minota mike ishize, mu by'ukuri ikibumba bihinduye isura. Ese bigenze bite? Za ndege za SUKHOI mu by'ukuri hari ikibaye, bigenze bite? Turaza kubikuvira imuziri muzingo, turaza gusimbukira kandi muri Masisi tubabwire ko ku mugoroba washize nibwo FARDC yaje kugwa mu by'ukuri muri ambushi ya M23, abasirikare 13 baza kwasiga ubuzima. Hanyuma kandi tubabwire ingabo z'u Burundi zanga mu by'ukuri ziri guhobagirira hara muri biriya bice, mu by'ukuri nazo ngo gahunda yazo n'ukwerekeza mushaki. Ese bimeze bite? Ntujye kure mu by'ukuri. Hanyuma Kedi waramutse ute? Yes, naramutse fresh. Kamaze kwifuriza weekend nziza. Urakoze cyane muvandi. Tubone no kwifuriza weekend nziza abantu bose babana natwe muri groupe ndetse n'abandi bagira uruhare rwose mu gutera inkunga umuyoboro wa Eugene Official, ndetse rwose ukaba muri iki gihe ubona ko hari uko birimo biragenda. Hari uko turi kubonera amakuru ku gihe bitewe nuko abatugura ikintu cyitwa internet. Hanyuma Kedi, reka unyemerere gato cyane manze rwose ndebe hari abavandimwe bavuze bati nyaboneka mujye mudusuhuza. Witwa ngo ni Salimu Rajab yavuze ati nyaboneka nanjye ujye unsuhuza igihe tugiye mu kiganiro. Ni benshi cyane kuva muri iki kiganiro ndateye piece umuntu bita Jimmy, ntawa mpemutse cyane. Katurebe niba mbese muri make abantu noneho imbere cyane. Harundi wambwiye ngo unsuhuze, ariko banza nibujye mbandika ahantu kugira ngo mbashe kuza mu by'ukuri kubabona neza kugira ngo mbase yabyutse. Adarada burara cyargese muri Amerika se iki gihe baracyaryamye. Ngo ni nijoro. Hari witwa Mubirigi rero nawe nabonye ashobore kuba ari muri Amerika. Ati mwabantu mwe atakazi muri gukora, ndababwiza ukuri muri nyamibwa atariko nanjye mujye munsuhuza. Uyu Mubirigi rero Kedi nawe reka tumubwiye ngo turagusuhuje. Teacher Jean Marie Vianney Ikabarondo. Peace cyane kabisa. Uyu munsi numva mutigishije ubungubu nawe uri muratwumva wicecekeye aho ngaho za Kabarondo. Iyi nkuru rero Kedi nyemera aya makuru tuzanye, barabizi uko tuje turi muri morali imeze gutya. Hari kiba cyabaye, hari kiba cyabaye mwabantu mwe, kandi rwose gituma umuntu aza avuga asize amana ari mu bicu. Ngira ngo bari muri groupe Kedi mukanya gatagana hafi ku isaha 12:02 ziri gushira saa moya. Hari amafoto nteretsemo rwose abasore bari mu ndake, bariye kava, imitutu ya yambunda cyangwa se ya zambunda zihanura indege yarebaga hejuru mu kirere. Iyo foto yari yafashwe na satellite. Uti rero biteye biti. Ni operation tugiye kugaruka, ariko reka tubanze duce mu bindi kubera ko ntago byakumvikana neza tutabanje kuvuga ikimaze kuba mu minota mike ishize Kedi. Nibyo ni mukanya gato ya rwose ku isaha ya saa 12:26. Fukuntu tuba dufite amakuru yizewe, ntabyo guhwanyirizamo ngo saa 12 icyo bita saa 12:26 za mu gitondo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2023, indege yo mu bwoko bwa SUKHOI 25 irashe mu mudugudu wa Ruhunda ya kabiri. Ubwo hari Ruhunda ya mbere, hanyuma ndetse ijya no kurasa yitwa Ikibati noneho naho ni mu nkengero zuriya mujyi wa Goma, by'umwihariko aho ikirunga kirangirira. Iyi ndege ariko ngo yakirijwe urufaye rwa za misile Eugene ku buryo amagingo yanjye amakuru nabanje kuyahabwa n'umuntu w'umucari uramuzi, umusivili. Arambwira ati ko bayirashe
we yumvaga ko yahanutse kuko yarabaze ibyo bari babonye mu kirere ntabwo byari bisanzwe. hanyuma n'umuzarenda ati nanjye rwose ibyo nanjye ibyo ndabibonye. noneho duhamagaye ko bamwenyewe baratubwira ati ino ndege bayakirije urufarwa za misile ati cyakora cyo bayirashe baba ati ntabwo ihanutse ati nyine ikiriho cyo nuko izi ndege za SUKHOI bamaze kuvugutira umuti. Ntabwo niba ari uko bimeze ubu hagiye gushya guhera ubu ngubu kedi ni ntajya mvuga izina intare za Sarambwe nabo ndajya mbita abazarendo n'abakunda gihugu nabo n'abazarendo n'abakunda gihugu. ikibazo abazarendo twese twamaze kwishyiramo kari bari kuri kote ya jewe kuva nasobanukirwa rero jambo abazarendo ko ari abantu bakunda igihugu abantu no bahaguruka bakaba bati tugiye turwanirira ubumwe bw'abaturage babandi n'ubundi batkuwe mu byabo. Kedi aba bantu ntago ari abazarendo. Neza Sarambwe Kibumba se umuntu bita ekotango ntabwo umuzi si ya Sarambwe kabuhari ni ya Sarambwe uyimushakira andi mazina gukunda igihugu byo turabizi baragikunda niyo mpamvu banegwiza ingoho mugani w'abashinga nta maginga rero iyi ndege bitewe n'ukuntu bayakirije urufa rwa za misile ngo irashe aveglema irashe buhumyi ntiyarasa tageti zayo ahubwo irashe mu baturage. Ikintu bayikoreye Kedi wenda mpite ngaruka kuri aka operation manze mbwira abantu mudukurikira nyaboneka mwitondera abantu muri imisi barimo kugenda babayobya. Kedi ejo nasobanuye kuri karaka operation mvuga ukuntu uri umusirikare wiciwe hara mu mujyi wa Goma yagambaniwe. Ibi ngibi ngiye kwivuga kugira ngo nongere mvuga kandi ka operation ariko nkomfurime ndavuga n'umusirikare yagambaniwe n'abandi basirikare hari wahise aca ruhinga aka operation nakagarutse kuba dukurikira murabizi. Hari wese aca ruhinga yandika muri comment ngo muraba beshi ngo none ngo undemeye ngo bamuteye amabuye ngo wenyine aca no ku ruhande afatara nimero aranyandikira. Mwabantu mwe nimugoroba nta video ikonfirma mwabonye ko n'abasirikare ba FARDC bari bahari. Iyo video twongera tuyigarune mabo muri groupe ntago mwayibonye. Ibintu byahari mwabiturekeye kandi twe tubikurikirana kandi tubiri iyo iriya mbunde yarafite ko tuwicayemo iriya mbunde yarafite tukaba tuhicaye iyo zakirorerwa tukaba tuhicaye. ubu noneho twamanuye radare zicaye Gasheberi turaje tubajyane Gasheberi muri rwa rugendo rw'umusaraba bari abarundi bari gukora mushaka iki koko tuzakora iriya mbundura umusirikare afite Kedi nongere mbisubiremwo ndasubiramwo nta sasu na rimwe yari ifite bamwohereza nta sasu na rimwe yari ifitwe. Wabonye ko yanagerageje kwirwana aracika aragaruka abasirikare nabo bamutanze ngo mumurangize kabisa. Ubwo rero ibyo simbi iyo haza kuba atarimo akagambane umusirikare wabanje kuganira n'umusirikare mwenzake bibwira nyamubwiye nimero matrikireze yamubwiye inite akorera yamubwiye bakomanda be yabakishije inganyase yagira uruhara ahubwo mu kumuevakiwa cyangwa se mu kumuvana aho ngaho. Ariyo mpamvu twe twababwiye tuti uno mugabo yari yagambaniye mureke kubishyira ku baturage mubishyire kuri guverinoma ya Tshisekedi. Ikimenyimenyi nuko batigeze bagira n'uruhare rwo kujya gukora investigation ngo hamenyekane abakoze buriya bwicanyi babukorera uriya musirikare. Ariko abantu nyine mwigize baruhinyuze mudashaka kwemera ibyo tubabwira no kuri Eugene Official kandi tubafite amakuru yizewe ubwo ibinyoma nyine mwitegure. Ubwo ikindi Kedi twese tubabwira nuko ubundi bari bapanze kwica abasirikare 5 barindwi bo mu bwoko bw'abatutsi hanyuma mu byukuri bo bari babimenye hakiri kare bo bahita bava hariya bakuramo akabo karenge bajya muri M23. Uyu rero yari yinangiye niwe usa no yabaye igitambo cyabo bose. Kedi impamvu ibinari garutseho rero mu kanya gato cyane udufoto mpise nkubita muri groupe mbere yuko usohora rira jambo utanga ziriya update mbanje kubaha amafoto agera kuri 2 ya indake zari zafashwe n'izi ndege za SUKHOI M23 hari strategy iri gukoresha iri kubanza kugira ngo ifatishe igipimo iri kubanza kubereka ko itababonye bakaza gafata udufoto ikabyihorera barangiza none bakagaruka bafatiye irashaka guhanura kimwe kikabinuza amakuru dufite batubwiye ko nibahanura SUKHOI dore ko badakunze gutangaza ibyo guhanura indege yahaho ngo bazakonfirima mubwa. Rero iyi SUKHOI barayiretse ifata amafoto irangije niba ari ifasha amafoto ntago ndakamenya ariko ngo babanje gufata amafoto ni drone
urumva drone nizo zifata amafoto babanje gufata amafoto ubwo ni drone harako bashiririje hariya muri za nuza za kanyabuki hanyuma kari gate iyo kamaze kugenda kajyanye amakuru gatwaye niho babahita baguruza drone ngo babanje gufata amafoto y'amafoto nahise nyashyiraho kamaze gufata amafoto kayafashe hagana hafi mu rukerera cyane hafi muri za saa 11 n'indi minota hanyuma no kakimara gufata amafoto gahita kayajyana abasore bari muri ndake bigize nk'abantu basinziriye gusa imbundi reba hejuru ariko ubona ko bameze nk'abasinze amafoto nashize muri groupe wa muntu nawe ntabwo yabonye kanze ndorere basanga nagose ubwo none igise gikurikiraho aba basore urumva kedi ikintu hahise bakora niki bayiteguye barasetinga iyi ndege iraje bayihasa urufa rw'amakompora nongere nsubiremwo nturufa rw'amamisire wabibonye ndikona na za 82 mota ndikuzireba muri communication bagihasi cyitwa urufa rw'amakompora rege ni kabuzi kifoto iriho n'imibare y'ibirometero bayihasi urufa rw'icyitwa amakompora kedi nkuko harubivuze irashe buhumyi yirukaye na kirorerwa nayivuye kurasaba ikindi rero mfite na kirorerwa ivuye muri Masisi ikindi ubwo niho yari ivuye nayo igezeyo ibanje Kibumba ijya kirorerwa none se ko mfite amakuru ko bayirashe babigiye tameze neza yabirashita kirorerwa se ebyiri se ezare ebyiri imwe rero bagirashe baba barirashe rwose amakuru mfite nuko ngo iyi ndege ishobora kubirashwe baba rimwe oya ni ukuri ko kwanage babikonfirme Mutarama yabikonfirmye kandi ntago ari civilian dufite imboni z'ubwoko bwose civilian baduha amakuru kandi nawe rimwe na ugasanga nayo ukuri ariko twebwe dukonfirme n'ayabanyirabyo rero nanjye amakuru aturutse kuri ba nyirabyo bavuze ko irashwe ibaba igiye imeze nabi niba rero ariko akatuhite duhamagara wa muvandimwe agere kuri ku kibuga cy'indege arebe niba imeze neza umvishe ko kurepara iyi ndege birahenda bivuze ngo nibirashwe iyi yabigiye ku ruhande bazanye dutanu ngo n'izindi ziraba ziri mu kazi gusa amakuru ufite nuko bashaka gukoza kamwe ku butaka ubundi bagahita banabyiga nari nababwiye uwitwa rwose Ekotango yuko atabahereza iyi ntare nta miyaga ntabwo yazihereza rwose iyi ntare iri hariya sinzi ukuntu ndi buyite mu burayi mu ntare naho mazabamo intare uburyo zigiye zirutana hanyuma kedi gato cyane za drone tware tugarutseho amakuru ufite aravuga iki kuri izi ndege za drone ngo ziteguye kurasa mu Rwanda amakuru namenye muri Rwanda urabizi ko mu Rwanda byabwo abari bucece nakiriye amakuru aremereye yuko ibyo biri bya za drone turi gutangaza mu binyamakuru ngo bo barayasazanye ngo ndetse n'umuti wazo barawuvugusa zibaye zirezista ntamasego ni iminota 2 zamara mu kirere cy'u Rwanda ngo mwibagirwe kadi bamwe ati kadi mwibagirwe ibya za SUKHOI zaje zikarandinga hariya mu kigo za Rubavu kuri aerodrome ati kuko izo drone zo ibyazo twabimenye bakijya kuzigura zitaragira no muri Kongo ati twari tubizi muri make ni orora inkoko norora gaca urakoze cyane urapfundikiye nukuvuga ngo n'abantu mwabanwe ibyo byo kubakanga ngo bazanye drone ngo bazitunze ngo mu cyerekezo cy'u Rwanda ngo gupaka u Rwanda bakaba sinzi ba Mutarama numva ari gusobanura uburyo ki ngo zifite capacity zo gufata ngo zifite uburebure bwa metero 30 ngo ziri niba ari sofistique ati iya ifotora mu kanya ko guhumbya ngaho tuvugira ngo yabigeze Kigali giharashe ngo inagarutse ibyo byo kwigira Kim Jong uni musobanura buryo ariko nabonye ibinyamakuru bya leta by the way uziko biri kwandika reka ndaje musomere biri kwandika ngo drone ngo za leta ya Kongo ngo zifite ubushobozi bwo kugera Kigali bose bari gufatira target Kigali nageze ngo niba muvandimwe uri kubikoresha wenyine naho ubwo n'ibinyamakuru bya leta byakutse abakongomani mufiki no kwikina abazayirwa mufiki no kwikina nava twerekeza hano za Kagusa mbabarira twabwire ukuntu ifarasa hano biri kudidibuzwa hano mu binyamakuru byo muri Kongo none muraza kumirwa ibintu M23 tarabasigaye badufatira ofuri ibintu FARDC korewe haraza Kagusa yarayikore mu masaha ni mugoroba l'armée positionnée 3 l'armée positionnée 3 drones chinois près de la frontière avec le Rwanda d'une portée de 3500 à 5000 km. Kumva orete barasobanuye ngo drone 3 zinye zakorewe mu Bushinwa ngo ziri mu marembo y'igihugu cy'u Rwanda
ngo ku buryo ngo ziteguye kuba zagenda mu birometero 3,500 n'ibirometero 5,000. Wageze mu Rwanda abana harenze niho bari se kuba atari ko wenda zagiye niyo zakinshasa na he bati zihurere ku muti wazo wavuguswa. Ngewe amakuru mfite yizewe n'abakunzi ba Jeune Official mugomba kwizera bamaze impungenge kuko narinzi ko izi drone nkimara kumva ubushobozi bwazo nagerageje gukubitiriza hirya no hino numvise ko ikibazo cyazo ngo bagishize ku ruhande bamaze kugiha umurongo bagihaye umurongo bajya kuzigura twari tubizi ibyo bintu bazi ubimenye ati ibyo rero byazadura njye kuzishyira mu marembo y'igihugu cy'u Rwanda ati mubareke ati ni akanuni yabo yo kwikina ati ibyo mwinabitaho umwana. ikindi twihute byaraye bibaye muri Masisi birumvikana byabaye bikerewe n'ubundi tumaze gushyiraho ikiganiro tutabwiye ko na kirore rwiha bombarize urabivuze ko ariho umbwe ngo zarebyiri mwenyewe narawuretse Kanyuka mbonye bigarutseho Kanyuka rwose doraranditse ati update 11 z'ukwa 2023 saa 12:25 ubwo twe tumuri imbere y'umuntu umwe kuko twe twavuze na 26. Ce matin muri iki gitondo les forces du gouvernement de Kinshasa bombardent les maisons des civils batwitse amazu y'abaturage barabombarize akibumba umyingo batekurasa mu basivili muri Buhumba ubwo ni muri Nyiragongo kirorerwa muri Masisi les environs no mu duce tuhegereye itiriza des avions de combat bifashishije indege z'intambara et de l'artillerie lourde ubwo natirari l'armée lourde ubwo bakoresheje n'izindi mbunda z'imizinga atariko le M23 Armée révolutionnaire congolaise se défend et protège la population. Barakomeza kwirinda no kurinda abaturage n'abantu. Twihute di. Hanyuma kede mu masani mugoroba tuvuye mu kiganiro twahise twakira amakuru akomeye cyane n'ubundi aturuka hano muri za Masisi avuga ko ngo FARDC ndetse n'ababarundi n'ubundi baje kugwa muri ambusha M23 izi ntare za Sarambwe ngira ngo kedi ku munsi w'ejo twire tuvuga ko izi ntare za Sarambwe nta gahunda yo kurwana zifite bozaga bote abandi bari guhanagura rwose imitutu y'imbunda barimo kuzihata amavuta bari kuzirunga bari kuzigira bate wagira ngo FARDC bari bazihata amavuta harya bazihanaguza amavuta bazihanaguza amazi ngize ngo barazimesa bafite amavuta yabugenewe abakoboye rero kuko icyuma bagihanaguza amavuta ntabwo icyuma gihanaguza amazi cyangwa umugezi rwose kandi amakuru mfite nayuko ngo burya ngo hari uburyo bazihanaguramo mu gihe cy'imvura no mu gihe cy'izuba biratandukanye rero hari abari mu gihe cy'imvura ubwo bazihata amavuta menshi nukumenaho n'ibido kuko mu izuba uyihasa amavuta menshi ngo hari ukuntu ashobora kujya mu ivumbi utuntu two dukeregeshwa abakozi bashobora bagomba kutumenya natwo ikintu cyabaye kedi abavandimwe wagira ngo no baradukurikira ejo twire tuba tuti M23 nta gahunda yo kurwana ifite tuti ndetse ikipe ya kabiri irimo iraza indi iri hariya mu byukuri iri muri kimwe twavangu yagiye mu kiruhuko iri muri mita bari mu kiruhuko biyogerezaga bote bamwe bahanaguraga bote abandi bahanagura izo ntwaro abandi mbese boroganiza ngira ngo nanakoreshe ya tekinike kuko urabizi ntago bakeneye kuba mu byukuri bari bowati basimbukaga bamwe urukiramende mu kwibutsa kuba mu byukuri na bamwe bari kwikinira ikarita ibintu babigize brage barafreshisa ariko bamwe mu ntare za Sarambwe bahekenyaga amenyo bavuga bati uyu munsi kubera iki kuko nta kazi kabonetse foto tutakoresha tuba turimo abantu tubona mu byukuri abataramu dufoto noneho two nta n'impamvu yo kudushyira kuri tabunda ari ukuntu uvuga ntibasimbutse bisimbukiraga urukiramende abantu bati ntibyatebya ryaba abasore n'ubundi bari kuvuga amakuru baba barimo kuvugamo n'ibintu mu by'ukuri byo gusetsa ibintu tuba tuvuga biba ari ukuri reka njye mbabwire ngo ejo baba bari gusimbuka urukiramende ndetse bashyizeho n'amafaranga hahandi umuntu usimbutse akarusha undi hari igihembo ahita nk'uko abantu bazi bakina bete bavuga ati nurya hariya n'undi ndarya kuba ari ukuruhura mu mutwe barabagabo bavuga ati twebwe twite igihe akazi ntagahari tutaza kuba bowadi mugani wawe cyangwa se ugasanga umuntu akomeje kwicara ariko yigunze reka noneho kuko batwimye akazi reka tube twiruhurira mu mutwe abari kwiga gutega udutego shibuka abari kubyiyibutsa abari kugira abari kuvuga ukuntu mu yindi atake bazacura umuhigo ibiki nabonye afite arukuntu ajya bajya ahantu hari igiti nyine n'igiti giteye nyine nakajya yohereza ibyuma ariko nabonye hari umuntu anyohereje uburyo biriya byuma babyita
ngo niba ari wati ko nzi ko kari akantu nabonye ari ak'ubwenge gafite terime tekinike yako bakohereza ukona n'ibyuma nka 5 byose rigiye muri cya giti my friend ari kubyinjizamo. Ndakubwira FARDC ntibajye barwana n'abasirikare ba M23 bajye barwanira kure kure ya metero 20 bakoresha la iyo uri muri metero 20 uba umeze nk'umwegereye yagukubita ishoka yakugubanya bajye bakoresha icyo bita arme lourde bombardement ya kure. Ikiriho rero kedi wagira ngo ejo biriwe batwumva kuko icyakuri cyo masani mugoroba nta kindi rwose no kwiyahura ngo bagiye kuga bitero gusa ibitero bagiye kubigana n'ubundi muve turamaze kubimenya bashirutse ubwoba ni nk'icyayi cy'amaze ubwoba. Aba bagabo bamenye amakuru ko kagusa hari abasirikare bakeya hasiga abasirikare bake kuko harebe badivasinze bagiye hepfo iyo ngiyo bari kugenda gukurikirana za mushaki bari muri cya cyerekezo cya mushaki yo hajya bahita ngo ni wiki ndaje barebe wa musozi witwa ngo ni za rumeneti yo ngiyo za rumeneti ko hari umusukurura musozi tujya tuvugira kuri ya musozi witwa ngo ni kumuremure hari abantu bari kugenda bawuwinda gake gake noneho FARDC ngishobora kuba hari ukuntu amakuru yayiguye mu gutwi ko ngo abantu bari kagusa ari bakeye ewa ngo bikoraho pe bisiga insenda mu masaha y'umugoroba saa 12 zishira saa 11 zishira saa 12 icyo gitero bite nuko yari surprise ntabwo twakigarutseho mu makuru gusa tukiva mu makuru nahise twapodating abantu bo ku rubuga rwa Eugene official rwa WhatsApp yuko y'uburyo ibintu byagenzemo. So nukuvuga ngo baje barigaba ariko buriya niba ari ikintu kiba cyiza no gusura umuntu umushitsa kaza wamwiteguye burya icyo gihe ibintu byose ugira umwanya wo kubishyira mu mwanya wabyo. Televiziyo ukayicana ukavuga uti njyewe none harasanga kamukaro katunganye kombe by'ibikoma biri ku meza ukabiterura bakabijyana mu gikoni noneho araza mwicaze hano sinshaka kaza kurenga ahangaha nibura mwerekera agomba kwicara. Ibyo nibyo bakoreye ikintu cyitwa FARDC kuko M23 ntabwo yategereje kibageramo yavuze ati niba tuzera bakatugeramo banze kurwanira mu byombo tabikandanye banze kurwanira mu bubiko bw'ibikoresho begera imbere ho gake umva icyo bita ambush bana isensobanuza ikintu cyitwa ambush ari umuntu w'umusirikari tuziranye ariko yaratashye yamwe ati ambush burazigira ibice ati ibice namasi ibice bimeze biti kuko abakunzi bacu baba bakwiye kumenya ikintu cyitwa terime tekinike bakumva neza ukuntu ibintu byagenze apana kumva ibintu byabaye ngo ni ambush gutyo gusa. Aho niho rero uhita ubarangirira nabo baje ni se afande mbwiza ukuri iryo ambush ubundi bikora biti akajya kiganiro cyo kuri televiziyo Rwanda ati bikora biti ati peti wowe kedi juri civilian atari kwerekanya mufunguriraho ati buriya ambush igira ibice nka 3 ati hari igice kiba kiri imbere icyo gice gishinzwe kureba mu by'ukuri umuntu bateze arimo araza cyangwa ntabwo ari kuza niba ari kuza se ari mu cyerekezo mwashizemo imitego yanyu icyo gice ngo bakita cut off noneho icyo gice kibabonye ngiyo bari kuza ngo bahita batelefona niko yabwiye ni gutyo yabivuze ngo bakommunicatingana na babandi ikindi gice cya kabiri kigize ambush bita ngo ni killing party. Ariko noneho mama yake na mama iyi killing party iyo ni yindi nuko mu byumva muri yo terime iyo niyo kugusoza nta kuguhereza ubo ukibageramo bakwatsaho umuriro ku buryo ucanganyikirwa kandi ambushe ku buryo bayikoramo bakurasa bagusunikira n'ubundi ahantu utari burokoke utari bure muzima wenda bagasunikira ngo mu manga cyangwa se bagasunikira ahantu hari imisozi ihanamye ku buryo nunarokoka uragera muri kajori n'ubundi riganiro mpamvu avuga ngo ni ambush nta muntu uyirokotse iyo bavuga ngo iyo urokotse ambush mwumva umutego bari bashizeho urayibara noneho FARDC nayo yari yagiye yikandagira urarukunda inyoni y'inuma wateze inuma imitego y'inyoni warayiteze ahitwa dushibuka two ntago nigeze ndukora imitego nge narayiziteze cyane buriya ntago abazarubavu hari utazi gutega imitego nyo yako nayo wateze amafuko nateze ifuko narayigwashitse ndetse ndanazifatisha ye inuma rero hari ukuntu yitega none inuma buriya inyoni y'inyabwenge hari ukuntu iza yikandagira ikabanza ikarunguruka mu mutego ikareba niryeho we kubyo yitegesheje ntikoreho yariko yawugezeho ikarunguruka FARDC naho yagize icyo yohereza abasirikare 13 bimbere nka advance part ngo singa section niyo ni section indi company yagendaga ngo muri metero 200 urumva harimo intera noneho ino section ikigeramo babandi bo muri katofo batanze report ko aduyi yaje namaje nisi ababa maze kuri reportinga bajyahe iyo killing party nyine abo ngabo bari muri killing party
iyo bamaze gukora akazi kabo bo baba bari atababo keretse ugaragaje gusimbuka gucika muri babandi bari baguye muri mutega indani ati nibo bahita bamufanyiye ati ariko hari n'indi parti biri inyuma yo ntabwo niba Katerime yambwiye ati nawe nta kindi bishinzwe umuntu wese uriha gusimbuka nyine kurenga bahita bamusoza. Niyo mpamvu ikintu cyitwa ambush nta muntu kirokoka. Abantu ko ari 13 bari bigeze ngo nabe imbere cyane. Urabizi ko mu gisirikare bari abamwe bita ngo ni biharamagara. Abangaba rwose nta wasubiyeyo ahubwo ya kampani yindi yariri inyuma ije gukora izanye umurindi niyo yegiriye inama isuye dakoze ibirungu amaguru hasi icyo bita kono nta maguru nta no kubomba reka Eugene icyo gitero cyabereye muri Kagusa nuko cyagenze nta wasubiyeyo kuba ari inkuru ngavuga ati wenda byagenze bite ubwo FARDC nyine yakiriye ayo makuru karuko byagenze ubwo tuyisobanura ibyayibayeho Eko nta muntu kuba ari inkuru babonye nitwe tuyibabari hano kuri Eugene uvuga inkuru nitwe tuyibaza niba barimo kutwumva ibyo bintu bari bihaye ngo ejo ngo twe twavuze ko batari burwane bakiha kugaba dutero shuma twejo se ni gitero shuma ikintu bagabye bakwitwaje amabataye nuko ikintu cyitwa ambush ngo nta nubwo kijya kimara iminota ingana iminota nk'icumi 20 ngo biba byaragiye nta nisasu bari kivuga kuko ngo ni mugahwayi wari nugusahurana ni baba bameze nk'abasahura kuko hari n'igihe banabagabana kavuga turiya nuwanje uriya nuwawe uriya nuwawe mukabagabana ku buryo buri wese arasuwe kuko hari igihe ushobora no kundasira umusirikare mu bice bitatu ubona panze ngo ndirasira ukabizira katofu hakaba killing party ikindi gice kibi nyuma ntakibagiwe barakitwibutsa nabonye hari abavandimwe nk'aba amuza rwose ajya bamubari asobanura ibintu biri mutaramu hariya zanuza ako nawe rero amuza rwose ndabizi kudukurikirana cyane nawe kutatwariza izo noti turebe ngo abo bantu babazishura zira noti ngo zo muri nuza nabo ngo bagira za noti zishushanyije ibihanga by'abantu buri za Saudi Arabia baravuga ntabwo uri kumva abakinnyi bose abasitari kariyo bashiriye hari ikintu cyitwa urufito amuza katigaragaza ngo turebe kuri ayo mafaranga iyo bakoresha nawe yaba yarasuje kuri Cristiano Ronaldo buriya amuza yaba yaramaze kubona kuri Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo kina Dubai sinese mu bihugu by'Abarabu hari jyagira cyagatembera yareka hamuza tubwire ibintu by'ikigeshi urabyumva cyane pe udu natwunganira nabonye bari kuvuga ngo njewe muri ya terime ya gisirikare ngo nitwa ngo ni eco uniform Eugene rwose ni eco uniform hari ubwo ni babivuza ari babiri undi nawe araza aravuga ati ni eco hari umusani nabonye washizanye gute mu rubuga rwacu ukuntu bazita zose ndaza gusubiza inyuma ndebe ko na bloka motunga nanjye zina ryanjye ndi Fabio nanjye ni eco uniform cyangwa se eco November Eugene official ni Eugene rwose eco uri eco tango oya ni eco uniform cyangwa se eco November rwose nkuko ngaye ubwo igihe nagiye hari ahantu twagiye kuri tere ubwo utazajya ukoresha izina ryanjye utazajya ukoresha izina ryanjye ugatuma duya mbona kandasa ujye ngo ni eco uniform utambutse cyangwa se eco November hanyuma kedi mbo twe turaha rero mu byukuri muri imirwano yaraye nta nubwo yabaye igihe kirekire nkuko wari ubikomojeho kuko nta wasubiyeyo ayo makuru muyafate gutyo ko nta wasubiyeyo keretse kampani yariri inyuma yazaga runono gake igira ngo bariya babanze bababwira uko umutekano umeze mu muhanda ariko ntago basubiyeyo nimba batasubiyeyo bumvisha urufa rw'amasasu kampani ikora icyo bita withdraw yisubirira inyuma n'ubu ngubu rwose ntago bazi ibyo bagenzi babo uko byagenze nitwe tubaye abambere kubabwira ibyababayeho so twikomereza hanyuma kede iyi nkuru tuyitangaze cyangwa tuyireke iyi ngiyi aba barundi n'ibyabo tubitangaza cyangwa tube tubyore tugaruke kuri bike ariko iby'ingenzi tubyihorere iby'ingenzi turabyihorera iyi operasiyo tuyivuge tutaza kwica umuvuno w'abandi ahubwo reka tubabwire ko papasi bafite inzozi bafite njyewe reka manze mbwira abantu tubana muri groupe niba mbabwiye nti hari icyo tudashatse kuvuga turababwira cyamaze kuba mujye mumenya yuko ubwo ari uko bimeze turabibabwira icyo gihe ibintu byo guca ku ruhande ukaza kumbwira ngo wakambwira ntabwo nkuzi ntabwo turahura simpuzi kandi twabonye ko hari muri Kongo habamo n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubwo rero ntabwo rwose ibyo byo ubyibagirwe ubwo niba twabwiye ko hari icyo turi gutegura turi buze kwabwira mu masaha ari imbere
rwose ubwo mujye mwihangana amakuru ahari rero mube update wenda reka tuyababwire guverinoma ya Kongo ya Kongo yafashe gahunda yo kohereza imodoka hariya zikajya gufata abarundi bareza gasheberi nabonye bikoresha bikafa abana ejo bundi bohereje yo za Croix Rouge ngarizo zigenda zigiye kuvura ngo zijye kubatwara hanyuma M23 avuga iti musubireho hano nta nzira ihari kuri uno munsi rero amakuru mfite ziragerayo zinabatware pe ariko nabonye aba barundi bikoreje abana bato y'ibikapu byabanani amafoto ari muri bitejya kuri ka map tubabwire rwa rugendo rwabo harimo abasirikare mwumva ukuntu bananiwe abana bafite imyaka 12 11 nibo bikoreye nibo babatwaje ibikapu ejo rero namenye amakuru yuko hari ahantu twabonaga aho bicaye bari kuruhuka burya ngo ni mayimayi zaziri kubondora icyo bita kondora kondora nta nubwo ari abazarendo kondora abazarendo ni mayimayi abazarendo harya sibo ba mayimayi abazarendo hariya ariko nari ngiye ntababwiye stories zo z'abazarendo hariya abazarendo bari hariya bavuye ku rugamba mu minsi ejo bundi rero nta muwazarendo utaragiye ku rugamba ugifite ijambo mo hariya muri kujya mu kabare noneho ngo wajya kuvuga ngo wajya kuganira ngo uri muwazarendo cyangwa se ngo uri umusirikare bakakubaza ate se warwanye ati ngejo bundi nari ndi hariya ati baguha icupa mbega kujya muri karagace harabazanye ngo batigeze bajya ku rugamba babandi bigiriye ubwoba hari n'abagiyeyo nyuma barataha abo rero bari gupingana umwe ati bari kuba bari mu kabari gusangira agacupa umwe agatangira ati ngewe ni ngewe mukunda gihugu ndati nayo ndo mukunda gihugu utese warwanyeje ati ngejo bundi mvuye muri bwiza mbere urayizisha ndati bwiza kabiri urayizisha ati wowe umusirike baguha icupa ubwo urumva abo ngabo bahwanye bararurwanye noneho waba nta kantu na kamwe wakoze utarigeze ujyayo ubwo uri siviliyani nta nubwo ukwiye kwicara muri ako kabari tubange firiya harimo ikintu cyitwa agapingane iyo puzamusisi ku zone ko ku rwego rwo hejuru ku buryo kwigamba ngo warwanye za Kibumba aho ngaho uri kuba ufite ijambo gusobanura ibya Kicanga aho naho rwose uri kwibere kuvuga ibya Bwiza ya mbere n'iya kabiri aho naho rwose uri igeshe harakugenda aba bantu nta rugamba bari bigeze barwana n'ubwa mbere bari bahuye n'umuriro nje ahantu natangariye ababazarendo bari kunywa icupa kubera ko ababazarendo wa munsi M23 yongera kwigarura mu Kicanga haramaze n'umuya ngo yegere umuvandimwe mu mwanya wanje rwose uri hariya muri biriya bice ngabazarendo nako ngo aba muri burara muri biriya bice buravuga ngo ntabwo bajya ngo M23 iyi 23 ntabashiraho bavuga ngo ni aba ngo barirarira ngo umva mubwire ngo twarasaga ngo tugakora iyo bijya tukagira dute ngo ariko ngo ntibava kwizima ntibavaho bari mwinziro muri M23 bafite icyo bita warrior legacy ewa ni ukurasa bavuga ko ari ukurasa mu umuco w'ubutwari ni ukurasa mu mutwe legacy twavuga ko ari nyine ni nk'umuco umuco w'ubutwari ku buryo wowe niba uri kamanda ukabajyanye ingabo ku rugamba ibintu byo kuvuga ngo bakunesheje ngo ugarutse wiruka cyane tujya twumva kuri FARDC hara ntago bibamo so reportinga ku gihe nimba ingabo ari nkeya nimba bari kukurusha imbaraga baguha umusada ariko ibintu byo kuvuga ngo watorotse urugamba ngo ukoze withdraw ku giti cyawe bidaturutse kwa mwenyewe abana bari kurwanira igihugu bidaturutse kwa mwenyewe basubira inyuma bate uwo mufande buriya ngo bahita mushyira amabuso byo kuvuga ngo ngazanye ingabo ze ngo byanze baragufunga bagushiza nabite bugiye mabuso binanira nabite turakwiga binanira tubwire kandi uvugisha ukuri uri murabigoreka nabi aba bana so bakeneye kuva ku rugamba afande ngari ubabwi aba bana ntabwo bakeneye kuva ku rugamba baba ubundi hari n'igenga babwira ngo murekeraho bo bagishaka gukomeza hati mufate pause mu ruhuka ariko batfande rwose dore nandi kumureba reka manze muratandukaniro riba handi bisirikare mvango biratandukanye muri Kongo ira FARDC na section command ashobora gukomandinga icyo bita withdraw cyo muve ku rugamba muza dutaha atabaje kubaza ibikuru ariko kedi nanjye ntekereza ko ariko muri M23 muretse gato cyane ntekereza ko nawe uri komanda ukabona abasore bagushizeho no kuri pe wafata icyemezo ukavuga uti mutahe none se ko bari kuraswa cyane uragira ngakora iki icyo ngicyo waba wakije none se uwo musaza usanze babamaze wabuje muri M23 uwo mukomanda bamujyana amabuso banzu tange report yuko ibintu bimeze nyine impamvu nyine n'ubundi bamujyana ku rugamba uhabwa amabwiriza na bamwenye bo hejuru
icyo kintu banza ucyumva niho ndi kukubwira nyine niho batandukanira. M23 ngo uve ku rugamba cyangwa se usubire inyuma, amabwiriza haragomba guturuka. Mu gihe muri FARDC no muri za wazareno na za FDLR na section command ashobora gukomandi gutangira iyo command akavuga ati muza dutaye ibintu bya nyine nanjye icyo mba nkubwira impamvu ibi byose biba impamvu nyine n'ubundi baba badasubira inyuma nuko bari kurasa mu cyico. None se waba uri kubona uri gutakaza abasirikare bari gupfa kedi ukazasaba uwo musada ngo uze utabare bande urasobanura nta gutaha gucyo gusobanura gupfufunutse usobanure bagushizeho wasobanura iki wategereza uwo musada nta basirikare usigaranye ngo umusada uzukora iki icyo gihe rero ahubwo urahunga ubaye uri komanda muri 23 wajye uhora amabu bivuge neza M23 impamvu mu byukuri itagisubira inyuma nuko n'ubundi biri kurasa mu cyico ariko iyo ureka nguha urugero warasa mu cyico utarasa usabwa gutanga report y'uburyo ibintu biri kugenda. Oya waba uri kurasa ugira utubundi report y'ibitanga none se kuki ujya kuva ku mirwano ujya kure gusubira inyuma none se ahubwo reka nanjye nkubite ngutsinda ku icyo kibazo uvuze. None niba uzi ko ku rugamba batanga report utekereza ko FARDC ubabwira ngo musubire inyuma batamubwiye uko bamereye? None se abantu umwanya wo gutelefona ahubwo ndi kukubwira ngo na section akomandinga gusubira inyuma noneho rero ibaze aho bagera ntibabone n'umwanya wo gutelefona biba byagenze bite? Nyine nk'umuntu w'umukomanda uba wabiripotinze kare kuwo muhanganye ariko kurusha imbaraga reporting kandi atigeze abona umwanya wo guhamagara kandi aba yabimenye mbere yabimenye atase ataragera mu rugamba. Reportinga bisaba iki? Bisaba nyine ko ubona hari ibiri kuba ku rugamba ukabiripotinga. Ubo rero bitewe n'uburyo M23 biri kubarasa ntabwo babona umwanya. Dufite abantu badukurikira muri M23 n'abantu wenda barasheho nabo kuri FARDC. Ibi bintu mu bitubwire ngiye amakuru mfite nayo ko muri M23 kugira ngo uzatange icyitwa itegeko ryo kuva ku rugamba cyangwa se ry'ukuntu ibintu biri kugenda we ntabwo ari uri ubikomandinga bivibukuru akakubwira ati guma aho ngaho umusaduraje aduyi ari kukurusha imbaraga bitewe n'iki ibyo byose ukabiripotinga none habaje kugusapotinga bakagira uburyo bazamo niba ari ibikoresho mwe mutari mufite aduyi afite mukaza mubyitwaje none uzafata ingabo ngo nuko zirashwemo batanu uhite wirukanga M23 bagushyira amabuso icyo gifate gutyo. None se reka nkubaze FARDC ntago ariko bigenda nyine nibyo ndimo kukubwira niyo mpamvu wumva rega M23 bashorera ntabwo bagira uwo mwanya wo kwitekerezo ngo banatanga amakuru ariko iba yawubimye. None se bawutekereza batawubonye bawutekereza uwo mwanya batawubonye niba bakimara kwinjira mu rugamba itangira ikumena imiti nari ngikubwira uburyo ki abasirikare barwanye. Oya ariko ntabwo urajya kuvuga ibintu ngo numve wenda udahamya neza mu cyico ngo ndagize nkwihorere. Impamvu raporo zidatangwa nuko batabonye umwanya wo kuzitanga bitewe nuko bamerewe nabi. Bisaba iki kuvugira kuri radio bisaba iki? Ibyo byombo si byo byombo ariko reka nkubaze ibyombo none se ubundi bakubwiye ko tujya mu mategeko y'intambara niba tuzi neza mu bintu by'intambara haba icyo bita preparation. Niba tuzi neza ko ari igihe haba icyo bita preparation. Mu cyo bita preparation ntabwo ujya kurwana n'umuntu utazi amakuru ye. Twinjiremo indani bari abantu natatse bibaranga niki. Reka nongere nkubwira aka kantu niba uzi neza ko ari n'igihe babarasa n'imbunda bakazijugunya ibintu byose bibaremereye barimo kwirukanka bakabijugunya ibyo byombo by'urumva babisiga ntabwo tujye tubona ibyombo M23 yafashe. Nanjye reka mubaze none ko FARDC inshuro nyinshi ni bande bagaba ibitero subiza ni FARDC urakoze. None ko mu bintu byo gutegura intambara nakubwiye ko cyangwa se twabonye ko hazamo ibintu byo kumenya amakuru y'umwanzi mugiye kwataka ubutaka imiterere y'ubutaka ariho wenda ni ibyo uvuga warabyiza cyangwa nibyo bakubwiye? Nibyo bambwiye ariko ababibayemo tubyihore niba ari byo bakubwiye ababibayemo baza wumva ariko ababibaye niba ari byo bakubwiye. Mu bintu ugomba kwitaho ugomba kumenya ground ahantu abantu bagiye ahantu aduye ari hateye hati ni mu misozi ni mu bibaya ni mu migazi ni mu ishyamba bimeze biti. Nyuma yo kumenya ibyo uwo mwanzi mugiye kwataka arangana ati ibyo byose abahara bicyo bitareke ufite amakuru wenda ukajanisha ukavuga uti ntajye ushobora kwibesha ku mwanzi ukibesha ngo ni 15 ba 15 ari intyozo uwo waza icyo gitero ntabwo wakigaba utazi uko aduye angana kugira ngo ugende utazi uko angana afazari wakire kukazagitegura ubutaha wamenya amakuru nose bayoberwa ahantu baba dore minota iragiye tujye kuri abagabo b'abarundi urwa rugendo rwabo dore minota yagiye twaburana n'isaha ikagera tukiri ku debatinga. Nari ngikubwira uburyo twihute abarundi bimeze bite? Aba barundi bafite gahunda yo kujoininga forces zabo ziri hariya Mushaki none ngo bakagaba ibitero kuri M23 ngo bari hamwe bitewe n'uyu mujinya bafite no bashaka ngo kwirwanira
aba bafite umujinya uko barindagirijwe muri ziriya nzira za Kibarizo na za hehe hose na za Kanyatsi niba ari Kanyatsi barashaka kujoininga force ziri hariya Mushaki z'abarundi deni bagahita batangira kugabanga ibitero kuri M23 ariko noneho ngo impamvu yaba ngo nuko aribo bafite akababaro n'agahinda kw'ibyo babakoreye ngo barashaka kubyitura M23 reka dutegereze numvishe nyine ngo bahagurukije imodoka zo kujya kubazana reka dutegereze tuze kureba icyo bita ngo ni ikiri bukurikire ikiri buze kuba gikurikira so ikindi kintu bakwiye kumenya nari ndimo mbabwira yuko hariya za nuza za Gasheberi epfyo ngiyo muri za Gatoyi za Mayimayi na za Wazarendo n'ibiki byose nababwiraga buryo ki uwarwagize intambara M23 iri kurwana iri kubakubitiramo wese afite ijambo kuruta utarigeza kandagirayo bitewe nuko buri wese ari kugenda abwira undi nta makuru nahawe n'umuntu uri hariya ati umuntu warwanyize intambara ntacyo mwavugana muri guhura ari kwikomanga ku gatuza kuba ari kwigamba kimwe cya kane bataragera muri demi finali bataragera demi finali baba baretse kwiga reka dutanze aya ngaya turaza kugaruka gusa ino operation y'abarundi turi mu bantu bari kurikurikirana bitambitse turaza kubabwira iherezo ry'aba bagabo kuko bafite imigambi itari miza kuri M23 already urumva bashaka kujya kujoininga ngo kujoininga ninuza force zabo ziri hariya ziri Mushaki deni bagahita ngo batangira gutegura uburyo bajya kurasa kuri M23 ngo bite n'ibyo babakorera tuze gukurikira turebe niba mu by'ukuri bagiye kwapurika ibyo president wabo yabashishikarije gukora byo kugaba ibitero kuri M23 ya tuze gusura mu yandi masaha komeza unogerwe n'ibiganiro bya Jeune Official ciao.